iyi kamera wese ayo wabyize mu ikayi, muganga uvura kwa muganga yabyize mu ikayi, uragira ngo nemere ko inkuba nayikorera make kugira ngo yishime nderenge? aho muza kwazo kw'amatsiko wiga mu ishuri ni section wiga niyo section wiga section yigwa nabize segonderi kandi ntayo nize. Amashuri nize byose mubyigira hamwe. Abantu bize amasection bakurikiye niyo batunze. Umuntu atungwa n'ubuzima yabonye nanjye nawe turiho kandi ntago twize ibidutunze. Hanyuma hari n'ushobora kwiga kuvura ariko ntaje kuvura akakora ibindi ashaka. Arashaka kwiga imibare akora ya maîtrise ariko ntaje gukora muri banki, ugasanga ahubwo wenda hari umucuruzi, hari abafite amakaminuza ariko bari abacuruzi, hari n'unzi w'abamotari. Ibyo wize bishaka gutunga cyangwa ugatungwa n'ibindi. Umva neza, urashobora kuba yarize amasiyanse yanaye ngo akayifite busheri cyangwa yoroye inkoko, afite inkoko 3,000, yoroye inkaragi, yoroye inka, afite inka, atunzwe n'inka n'amafamu ye, birashoboka. Urashobora kwiga rwose biriya twavuze bya geography, abiza azi n'ibiri mu nda y'isi, yarize bya proton na neutron byose abiza azi mu majyaruguru n'ibiriyo na yema y'umuntu byose abizi byose, ariko ugasanga acuruza amata, afite alimentation hano. Rero ntabwo nize segonderi kandi section ifatwa n'abiga amasegonderi na kaminuza. Amashuri nize twigaga imibare, igifaransa, byo tubyigira muri Kinyarwanda, byose biri hamwe byose ko bifite amakaye yabyo. Ni imyuka abanga baranatubeshya. Ntabwo ni siyansi. Ni siyansi. Ese inkuba uzi ko igihugu ni inkuba ni imyuka ihura mu kirere. Ibyo rero uvuga ni iby'abantu batekereza barangiza bakabya. None siyansi ni iby'abantu. No nawe bakabyandika kugira ngo bakomeze abantu. Nawe urandika niko nakubwiye, ibyo nkugisha ariko. Ushaka kuvuguruza ibyanditswe nawe urandika. Inkuba ni imyuka imwe iva mu butaka hano, iva mu mashyamba, iva mu nyanja, izamuka mu kirere igahura n'indiriyo, imwe ikaba ifite charge negative, ifite charge positive. Nizi singa ebyiri zo nizo mashanyarazi hari munsi wawe zishishuza ikomanye urebe, iriya niyo nkuru. Ziri impamvu ziturika gake nizo mbaraga zifite. Ibindi bihura rero ari buriya ubundi n'amashanyarazi ari amashanyarazi yenyewe ushobora kuyafata, hari umuntu ugize ikoranabuhanga akayafata yayakoresha, ariko abari bivolte byinshi nk'ibi miliyoni, impamvu biturika kuri iyi bizamuka gute se igaho n'impanuka bihura. Hari imyuka igabwira mu kirere ibayo, ni umwuka n'ubusanzwe ikirere hejuru mva nkwibwire uyu ntabwo ari geography. Umva rero ikintu cyabaye ndakubwira muri Shalom Studio Limited tubafatira amajwi, amashusho n'amafoto mu buryo bwa kinyamwuga. Ibirori byose naho byabereye hose mu ntara zose zigize u Rwanda turahagera. Mwaduhamagara kuri 0785 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ndetse na email. Murakoze. In Shalom Studio Limited, we make them sounds, pictures and photos in the form of profession. Everything and wherever it happened in all the provinces of Rwanda, we arrive. Contact us on WhatsApp or on our email. Thanks. Bakunzi ba Shomo TV 295 twashurije mu izina rya Yesu Kristo, twifurije amahoro y'Imana isumba byose. Ntabwo ari Shalom yine, turi kumwe na Zirazirisa TV. Iyo ni channel y'umukozi w'Imana mureba imbere ya kamera. Twashurije rero twifurije kugubwa neza mu mwami. Nyemi kuma Tonese ntirenganya, ayo niyo mazina yanjye kandi ndi inshuti yanyu yakadasohoka, namwe muri inshuti zangiza kadasohoka. Reka rero tubasuhuze tuvuge ngo nimugubwe neza mu mwami Yesu. Bari burasirazuba, iburengerazuba n'amajyepfo n'amajyaruguru, mwese twifuje kugubwa neza, tutibagiwe n'umujyi wa Kigali. Ngize ngo wibagiwe uruvuze mu mbiri ruhukije rwose ngira ngo Rwanda rurangije. Byari binyiwe ahantu bari kuwushyize. Umujyi wa Kigali. Turere dutatu twose baducecetse. Sinakwiye kugirwa n'imirenge ingahe warabyibagiwe? Aje mu turere dutatu barizwa mu kahe. Oya banze usubiremo. Nakwiye ko umujyi wa Kigali ufite imirenge ingahe? Narayibagiwe. Akarere ka Nyarugenge gafite imirenge 10. Akarere ka Kicukiro imirenge 10. Akarere ka Gasabo 15. Ari nako ntuyemo. Umujyi wa Kigali. Akarere ka Gasabo niko kanini. Niko kanini mu mujyi wa Kigali ariko ntabwo mu Rwanda. Mu Rwanda haba hari utundi tukaba simbizi. Ni imirenge 35 igize umujyi wa Kigali.
iyo mirenge mwese turabatahije mwese amakaritsiye Gikondo, Kanombe, mu Gatsata, Nyagasana bane namwe, Kimisagara, mu Miduha, Kacyiru, Kimihurura, Remera n'izindi urahazi? Ndahazi mwiza. Ugeze se ahantu ko mu Budurira urahazi? Ntabwo mpazi mu Budurira. Ugomba kumenya mu Budurira, ukamenya mu Cyumbati, ukamenya mu Kobo, ukamenya mu Kiduruduru, ayo mazina ariko ni mu Gihano. Ni mu Gihano ukamenya muri Coko, ahantu muri Coko. Hose ni umurenge witwa Coko se ubaho? Oya. Niba Kagari gusa nzi ko yitwa muri Coko. Kandi hose waragiye? Ntabwo hazi se hano hafi yacu, aho nkubwira hose narahageze. Ntabwo nkubwiraho ukora ibiki? Nsura abantu, ntembera, kandi ngomba kumenya u Rwanda. Abakomisiyoneri nibo batagira hano bibiri. N'abanyamukomisiyoneri kariya ni akazi abishora rero yagakora n'abakomisiyoneri mukomere mukora ako kazi turabatahije mwese. Nyagasana bane namwe muri Afrika. Ndambuka umupaka ugira. Nambutse nagiye. Ubu ngubu ngeze nka Sudani. Afrika y'Uburasirazuba. Sudani urayizi? Sudani ni zingahe? Kandi ntirenganya ntabwo uzi geography. Sudani ni zingahe? Sudani ni ebyiri, Sudani y'Amajyepfo, Sudani y'Amajyaruguru. Buriya se? Yari imwe mu minsi yashize habaye intambara n'ubu ziracyarimo mu yo hepfo. Ibibaye ni Sudani ebyiri, Sudani y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru n'iy'Aruguru. Turamukije mu ihembe rya Afurika, turamukije mu Majyaruguru, mu Misiri, Tunisia, Maroc. Iyo ni ibihugu mu Majyaruguru. Ibindi byinshi na Libya. Bimwe muri byo bikora ku nyanja yitwa Mediterane. Uburengerazuba bwa Afurika yo hagati, Imana ibane namwe, turabateje kuri amacano yombi, Shalom TV 95 na Ziraziritse TV. Njye nitwa Kwizera Valens, mugenzi wanyu Kwizera Valens Ziraziritse. Hanyuma mw'isi yose naho tugerayo kuko baradukurikira buriya, ariko kuki naho roda ku materi nko mu Gishinwa cyangwa mu Cyarabu akaba azi Ikinyarwanda ariko azi n'izo ndimi. Ariko mu Bushinwa dufite aba diaspora barenga 1000. Umuziranye wowe? Yababayo badakurikira. Ubwo se barenga 1000 ubirebera ko barenga 1000. Uko mbizi ko abanyarwanda benshi. Ndabatahije rero abo ngabo ntirenganya beshye ko bahari, namwe ni mukumire niba muhari kuko nge sinemera ko muhari, ariko ntirenganya ko muhari. Ndabatahije rero abari ku mugabane w'Uburayi, abari muri Ukraine n'Uburusiya, mu ntambara muri Donbass n'ahandi. Ndabatahije abantu muri Gaza. Muri Gaza meze bite byifashe bite? Mu myaka yene nabonye rero n'amashiganwa y'amagare. Nende kuko niyo yigumira mu Rwanda ko hari mu myaka ine. Akunze igihugu cyari gurusha ariko uzi ko uzi ibihugu binini. Uzi ko ushaka gusanga uriya iwabo nta nisasa rumva rivuga. Yes. Aho usanga iwabo nta nisasa. None se uko mu Burasirazuba bwa Kongo hari intambara Kongo ingana gute? Ukwingana ubwayo hari abaturi muri Kongo batazi n'ibyo bintu biba babyumva ku maradiyo mu bitangazamakuru bakabisoma gusa batazi mu bice harimo intambara. Birashoboka na muri Ukraine birashoboka cyane. Ibihugu bitoya kandi byabaho. Turabatahije rero bari muri Amerika. Imana ibane namwe bagenzi bacu mwese. Diomede ubu ugeze muri iki kiganiro nyandike muri comment mbira uko bimeze ndagutahije. Kandi turanasengana cyane. Pastor Kambaya namushumba mwiza, Valeri, Mama Daniel, Patricia, Alfred Muze, komera mugwa neza ndagutahije nawe. Gatarina bitwaye iki, komera ndagutahije. Bas ndamutse izo ngizo. Komeza. Tugutwabe nibyo twataye. Kabisa n'ijambo ry'Imana ahubwo. Ngosuza Yasoni. Yasoni we ariko Yasoni nta kivuga. Rero twavuganye mu gakobwa gukurikira cyane 5/5. None siko atandika. Ariko Yasoni ni umwana mwiza. Uzi ko no ku rubuga rw'ubukwe ajya dusuhuza rimwe na rimwe. Ahubwo we ntabwo ujye usuhuza ko uzi ko mfite urubuga rw'ubukwe. Ahubwo tumye mvuga n'ibyo ngibyo kandi ari kubivuga nyuma. Niyo mpamvu naheruka no kuboneka abantu mudukurikira amaze iminsi mu myiteguro y'ubukwe. Abantu mudukurikira mwese muzantahira ubukwe ku itariki 16 nzashyingira umukobwa wanjye. Murakoze ko nagaciyemo. Yasoni rero ku rubuga rw'ubukwe yajyana kadisa kadusuhuza gake yaraboneka ubone nka rastatize nkamuvugisha. Yasoni komera muvandimwe, ariko undi wazaje mu Rwanda muri iyi minsi rwose Yasoni kadusuhuza tukanagukamera tukabona ikiganiro ukatubwira amateka yaho ngaho. Yasoni yanyemereye ko agiye kwinjira mu mateka ya Israel akajya duhe inkuru nyamukuru akanaduha geography cyane
ibi n'ibi bibaha, tubwire ukuntu basuhuzanya muri Isiraheli, ukuntu bayoboza inzira, ukuntu yanyeretse ijambo ko bavuga ngo umwaka mwiza se narifashe umutwe ariko ndacyarifite. Ukuntu bifuza umwaka mu Kiyahudi, nari Kiyahudi nari Giheburayo, ururimi rwabo bakoresha. Yasoni rero turagutahije n'abandi aryo vuze ko ari kumwe n'abandi. bari benshi abitwa bagasana bita Abo bose aba Uganda mubere yandi bavuga ngo iki turabaramukije namwe budeyo musure Burungi. Hanyuma rero n'ibihugu duhari mwese Imana ibahumugisha kambasomera ijambo ry'Imana byo turaganiraho muri iyi mwanya tugiye kuganira. Cyangwa gusoma urwandiko Pawulo y'Abaroma ibice 12 umurongo wa 2. Urumva ntirenga aravuga ngo kandi ntimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Iri jambo turagenderaho turigaruka abigiye basaba terera ni nacyo nshatse kubana nyina biki gihe, ntimwishushanye n'abiki gihe. na turabiki nawe uri w'iki gihe rwose ubona Pawulo yavuze ngo ukuri musohoyemo aba ariko mukurikira. basa no kwishushanya. Ntimwishushanye banga b'iki gihe barishushanya. Kwishushanya ni iki? Ni ukugaragaza isura udafite, ni ukwigaragaza uko utari, ni ukuvuga ibitakurimo, ni ukwitaka ibitari byo, ni ukwihindura kureri ngo ugaragaze iyi kandi yawe ari iriya n'ibindi nk'ibyo. Abiki ahubwo havuzwe abiki gihe, byumvikana ko higeze kubaho n'ab'ikindi gihe kandi hazabaho ab'ikindi gihe. Ariko igihe cyose iri jambo ryasomwaga habaga hari ab'icyo gihe n'ab'icyo gihe ryahoraga ari igihe cy'igihe. Ariko birika tugira ngo ntimwishushanye n'ab'iki gihe. Ibi tubihuza n'ibintu by'iminsi miruka twakunze kuganira wonge nawe, iby'iminsi ab'iki gihe. None wa mugabo we numvise akantu karantangaza iki gihe nabone bidanje kabisa. Umvise akantu mu kanya ku gitangazamakuru kimwe mu Rwanda kandi gikomeye nanakunda narakivuze nshaka kongera kukivuga. Muri Kayonza, mu karere ka Kayonza ngira ngo inkuba iherutse gukubita abantu bari kuyo mupira bari ku mupira bari mu nzu. Warabyumvise nawe. Ubundi inkuba urayizi 16 uzi inkuba wowe subizi inkuba urayizi cyaki yindira mu cyeza ko papa bavuye ko cyangwa mbere ko ariko rero nta yigize yibona se nyine nakozaga niba uyizi mbwira uko imeze nuko isa bihinda se papa yakubita ni ubese ko definition y'inkuba bavuga ngo ni ibintu bihinda, ni ibintu bikubita bikasagurana sinzi niba ubundi uzi definition y'inkuba. Ni ibintu byitwa charge negative na charge positive zihura mu kirere zahura bigaturika. Ni imyuka abanga baranatubeshya oya ntabwo ni siyansi. Ni siyansi. Ese inkuba uzi ko iyi ahubwo ni ibintu inkuba ni imyuka ihura mu kirere. Ibyo rero uvuga ni iby'abantu batekereza barangiza bakabya none siyansi ni iby'abantu none nawe bakabyandika kugira ngo bakomeze abantu. Nawe urandika niko nakubwiye ureka nkugisha ariko ushaka kuvuguruza ibyanditswe nawe urandika. Inkuba ni imyuka imwe iva mu butaka hano, iva mu mashyamba, iva mu nyanja, izamuka mu kirere igahura n'indi iriyo, imwe ikaba ifite charge negative, ifite charge positive. Munizi singa ebyiri zo nizo mashanyarazi hano mu nzi wawe zishishuza ikomanye urebe iriya niyo nkuru ziri impamvu ziturika gake nizo mbaraga zifite. Ibindi bihura rero ari buriya ubundi n'amashanyarazi ariye mashanyarazi yenyewe ushobora no kuyafata hari umuntu ugize ikoranabuhanga akayafata yayakoresha, ariko abari ibivolte byinshi nk'ibi miliyoni impamvu biturika kuri iyi bizamuka gute se bigahora n'impanuka bihura hari imyuka igabwa iri mu kirere ibayo ni umwuka n'ubusanzwe ikirere hejuru mva nkwibwire uyu ntabwo ari geography. Umva rero ikintu cyabaye rero ndakubwira impamvu mvuze ibi ngibi. Noneho hahandi yakubise rero ngo hari umusaza waho mukuru uzi ubwenge ngo harimo kuhagangahura. Babwiye umunyamakuru ngo dore ngo imiti mbwira cyane hari ngo dore bitovu ngo dore n'ibindi byatsi ngo n'iki ngo yakoresha nyine ngo hagangahura. Abantu nkuba kubitiye abantu hari ukugangahura aho hantu bwaho, hari no kugangahura abayirokotse. Uriya ngo n'inka inkuba ikubise ntabwo bapfa kuyirya barabanza ngo bakayigangahura. Ariko ikintu cyantangaje rero ab'iki gihe baragoye kabisa. Abaturage baho baretse nka batanu baha interview ntabwo bo bavuga inkuba, bavuga umwami w'ikirere.
ntabwo umwami w'ikirere ngo nubwo umwami w'ikirere ngo yaje ngo nubwo hagira umuntu ahitana baramwubashye cyane mbese bo inkuba bayifashe nk'igitangaza nk'igihangange gikomeye kandi bayifashe nk'ikinyabuzima umva impamvu navuze ko inkuba ari amashanyarazi bo bayifashe nk'ikinyabuzima kinatekereza gifite n'ubwenge kinababara cyangwa cyishima kuko bavuze ngo umwami w'ikirere yaje ngo aho ageze nubwo hagira umuntu ahitana ariko abantu ntibagomba kubabara numiwe none ngo abantu iyo bababaye cyangwa bakarakara ngo kuko aba bareba ngo byatuma ngo agaruka n'urundi agakora ibirenze ibyo yakoze bityo rero ngo bagomba kwishima kuko ngo n'umuntu ngo kwisi ngo abantu bagomba kumushyingura ngo babyina nubwo ngo mu kabari ngo baraje barabyina bashaka dukora akantu kamwe imyumvire y'abanyarwanda ya kera wivuga y'abanyarwanda uretse gato y'abanyarwanda nje nawe tuvuge abanyarwanda banze tuvuge ne muri ibi byo kugangahura rero imyumvire y'abanyarwanda no kwita inkuba ko ari umwami w'ikirere yaje akabaho ngaho akica umuntu mbese bura ngo yarabasuye bo ntabwo bafashe inkuba nk'iyisha abantu bayifashe nk'umwami w'ikirere wahasuye ariko kubera ko abafite imbaraga hakagira abantu bahungabana ntabwo wabyumvise barafite icyubahiro cyinshi bubashye umwami w'ikirere ngo baruguzaga ku amashyi ngo bakabyina aho hantu yageze ngo hari yishimye kuko ngo bayibeshye bakarakara cyangwa bakababara ngo yagaruka agakora ibirenze umva neza ngo ntabwo bagomba kubabara umusaza yavuze ngo nakira ngo nanjye ngo yakubitiye umwana ngo ariko ngo barashe turabyina ngo ntabwo twababaye kuko ngo nawe yababara umwami w'ikirere akaza agakora ikindi kintu impamvu nanze kuvuga ngo abanyarwanda wenda nuko aribo turi bo si imbyaga cyane ariko ntabwo wamenya uko ibindi bihugu bifata iki kintu kuko nabyo hari ukuntu bigifashe menye ko hari naho bayisenga nabyo ujye ubimenya hari naho bayisenga ariko kandi rero numvishije uretse gato niba ngo imyumvire y'abanyarwanda itandukanye kuko ibyo uri kumbwira ko ari amashanyarazi ava mu butaka agahura no mu kirere iyo ni imyumvire y'abazungu batwigisha mu mashuri kandi ngo tukanabifata n'ubushakashatsi barabumvisha ngo nimba ari mu Buhinde bo ngo bafata umwana noneho w'imyaka 2 uri kubyumva ngo bakamugira ikigirwamana bakamusenga ibyo nakubwiye nyine hari aho basenga ibiti n'iby'inganzamarumbu hari aho basenga izuba hari aho basenga bavuga kubura ngo igihugu cy'Ubuhinde ku isi nicyo cyambere kigira imana nyinshi kuko ngo kigira imana 30,000 usanga buri muryango ufite imana kandi kuko Abahinde n'umwana ajya kwiga bakamuha imana nk'eshatu agendana kandi bikubahirizwa agiye nko kwiga ko runaka tubapfunyikira ibintu amakayi bakamuha imana y'ubwenge bayimuha kwayo uzi ko yibutse umuntu kumurira umuntu hari amavura yanga n'imbaraki sinzi ukuntu ayita ngo baragiye bamuha akantu nimba ari akabuye nimba ari agaki kandi ni umurokore urumva arimo abwirana ngo aka kantu kandinda urupfu kandinda impanuka kandinda kurwara wenda yavuga impanuka n'indwara ari gukangurira abantu kugira urupfu nabo gufata utwo tuntu nta kintu kiri ku isi kirinda urupfu n'Amerika ntacyo ifite n'abakire ba mbere ku isi ntacyo bafite aho yarabeshye cyakora yapfa kubeshya ko kamurinda indwara kamurinda n'impanuka hava kamurinda urupfu no negative nta kintu kirinda niba baduhanurira kandi abo ngabo bakazanye ni abazungu kandi bene wabo b'abazungu barapfuye n'abagore babo n'abana babo n'abaturanyi harimo bapfuye nta kintu kirinda urupfu kiba n'abana b'Abahinde yagiye ku ishuri rero hari umuntu ashobora gutwara imana 3 enye eshite n'imana z'imiryango yabo kuko iyo kumurinda ngo abeho bayimuha ukwayo imukiza uburwayi bakayimuha ukwayo imuha ubwenge mu ishuri bakayimuha ukwayo imuha igikundo bakayimuha bafite izitandukanye ariko byose ni ya mitekerereze n'imyumvire ariko nyine ukwemera ubwako ibyo sinuvuga ngo ni imyumvire uko ntekereza ni ikintu gituruka ku kintu cyitwa ukwemera nuvuga ngo kamere muntu ihora yikanga izindi imbaraga ziri inyuma yayo ntabwo umuntu ajya yumva ko wenda kandi iyo urebye ikiremwa muntu umuntu aratangaje Theo umuntu ni ikintu kinini ahubwo twitinya nyamara dushoboye muri twe harimo gushobora wambura utuko umuntu akora indege ikajya mu kirere hagasigara atinya ibyo bindi inkuba n'ibindi n'ibisanga yewe mbona umuntu akoranya ubushobozi we atizi yes twebwe dukoranya ubushobozi tutizi aho niho rwose mbona n'Imana reka muri akano kambayeho jewe nzi neza kandi nabwira n'abantu
urabona amazi ashyushye yatuye, urumva buriya iyo akumenetseho uzi ukuntu uhita ujya gute ushya uhita ushya. Ariko umushakashatsi ye nakoze buriya amazi akuguyeho ugahita wikaruma, mbese ntubabare ntuzane n'intuza bya binini byo gutaka, uzi ko ntacyo arasetse ntacyo kanyateke nyakumeneho hano wikaruma, none se amazi akumenetseho uranyototse uruhu urizita, aya ntireka ntacyo yagutwara, ntujya kubeshya ikinyoma umubiri wifitemo ubushobozi bwo gukaruma iki, aho urarengereye kandi washa ukaba amazi yakumenetseho uhita utunyoka n'ibinyama bikavaho n'uruhu ukizinga. Iyo rero wikaruma maze ukikaruma uzi ko umubiri ushobora unetereza cyangwa n'utuzi tugiye tukuguyeho ntirenganya mvuze ntimuzabikora inyama mutazitwika. Ariko kimwe cyo umuntu ahubwo dushobora kuba dufite nk'utwumba twinshi Imana yaduhaye n'uyu munsi tutararebwamo abantu batari bamenye, kuko wenda urugero reba nko mu Rwanda dutangiye kubona abantu bakora amarobo, bakora amamoto, bakora zino mashini ziteba za kateripirari. Abantu kabira kateripirari ni izina ry'umuntu, nuko bagiye ku mashini ba kateripirari ni izina ry'umuntu buriya warubize nabyo, kateripirari, korogate n'ibindi nk'ibyo. Ariko nuvuga ngo dufite n'utuntu nk'udusirikwi elegitoronike cyangwa udusirikwi elegitronike turi aho tutarakorwaho namba. Umuntu Imana yamuremye ku buryo butangaje burangije byose, ariko ikibazo nuko dusigara dutinya imbaraga zidahari. Turamutse tumenye ko duhagije tugasigarana Imana hejuru yacu ko ari ihari gusa. Ariko ntirenga uribaza kujyana abantu bakabyina ngo bari kubyina kugira ngo inkuba yishime, icyo kintu giteye mu bwo ngo itababara. Nuvuga ngo inkuba, impamvu nakubwiye ngo inkuba ni amashanyarazi, ndagira ngo nawe utaza gutekereza ko ushobora kuyibabaza cyangwa kuyishimisha. Umusaza avuze ngo umwana wanjye inkuba yaramukubise, ariko twamushyinguye duseka, abantu baraje turabyina dukuma n'amashyi. Ati naha rero niyo mpamvu iriya miti twamaze kubera ko bishime babyine bakuma amashyi kugira ngo umwami w'iki. N'umudamu arasavuga yitoza ati umwami w'ikirere ni ukumushimisha aba yaje asuye abantu be. Ati nubwo hagira umuntu ubirenganiramo ntabwo bavuga ngo inkuba iramutse yishe umuntu, oya bo bavuga ngo nubwo hagira ubirenganiramo n'amajwi meza, mbese bo wagiraga inkuba barayireba, bafite ubwoko baramutse bayibabaje yaza ikabamara. Nuvuga ngo ibyo none imitekerereze n'imyumvire turakigana iki kintu neza, abadukurikira bere gufata ibintu muri ubwo buryo. Impamvu inkuba ni amashanyarazi, mbese amashanyarazi yo ni iki? Wowe wabihakanye, aya mashanyarazi yo ni iki? Ntabwo uzi ko urusinga rugira mu nzu yawe ruzirana n'amazi, ariko si isoko yabyo si amazi. Amashanyarazi kugira ngo aboneke urugomero si amazi, ntaturuka mu mazi. N'iyindi ni imyuka izamuka, mwese imvura yo ni iki? N'imvura riguretse ko Imana ivuga iti ni njye uzimagaze y'imvura kandi niyizi koko, ariko naho ni imyuka ihura ikabyara amazi. Baravuga ngo mu gitonyanga kimwe cya oxygene iyo babivuga ngo iki we, hari ibintu oxygene na hydrogene bihura ikabyara igitonyanga, ariko ingero zabyo nabyo ndyibuka mperuka kubyiga niga bya elegitoronike, bakuye mu gitonga cy'amazi kibuye. Ntabwo uzagushakira akazi mu munyi bw'ikirere, nanjye wese mwihurira kwa kimwe cya kangahe igihona cya hydrogene cya oxygene bikabyara igitonyanga cy'amazi. Muri zo imvura yo ni imyuka ihura ikahinduka amazi, ni imyuka ihura mu kirere. Ariko ibyo ni Imana bigiye mu bushakashatsi. Impamvu bana nyine bashije yo yaje kwivuga ko ngo Imana ari zo ubika yibizi ubiko bugurubura. Mbese ibyo bintu itabikoze byahura imvura ikaboneka, niyizimagaze yabyo nyine nisi byose niyibizi nibera Imana nyine. Ariko kugira ngo bigere ubwo inkuba umuntu ayihindura ikiremwa gifita ubuzima, gitekereza, cyishima. Ariko watese abagenzi bacu babyinnye aho bakwitiye abantu bakabyina bishimye inkuba itarakara, kiri kukura muri we nkora ntabwo uri kubyumva agaciro kiratontoma igikuba se kiratontoma. Nakubwiye ngo byo biturika ari amakilovolte menshi cyane. Amashanyarazi y'inkuba hagize abashakashatsi bashobora kuyafata kubaza ku isi bakabifata bikazabyara amashanyarazi bishobora gutsara ibihugu byinshi. Amashanyarazi menshi cyane
hano muri iyi purize turi hano mu nzu buriya harimo byita volte 240 nizo zirimo. Izo nazo zishobora kwica umuntu ariko zishobora no kumwangiza guseka mu tubanga ntapfe. Ariko bivuga ko kuva kuri volte 100 zose zica. Amashanyarazi wakoraho ntakwice ni hasi ya volte 100, wakoraho kumvura hungabanye, ariko naye hari igihe dukoraho ntakwice. Ariko inkuba no kuyirokoka kuri amashanyarazi yayo ntupfe ni ya minsi yabigihari kuko hari amavolte menshi cyane, yafari imyuka myinshi yahuye. Ariko dufite abaturage bari gukoma amashyi, bari kubyina aho yakubitiye kugira ngo yishime itagaruka. Iki ni cyo nashatse ko tuvugaho. Kandi ibyo nabikigi abikigi bari kubyinira inkuba, hari abantu batayibyiniraga cyakuri ijambo kubyina inkuba sabe kiyihe na kera byabagaho. Ijambo nakuze numva no kugangahura. Ibyo sirizo kugangahura no kugangahura buriya uwabona nk'umuntu byaturutseho mbere na mbere nawe uswara vanga inkuba ngo imeze nk'isake kuko hari igitabo cya kera yari ishushanijemo niba ari kivuga gatatu inkuba n'igikeri umugani twekaga ntawo byuka nirega ajya mu wakangaye inkuba n'igikeri na nkuba umugani twaga gikeri na nkuba. Umuntu badukurikira abona igitabo byanditseho adufashe akituragire nzongere mbere kuko byari inkuba rishushanyije rumeze nk'inkoko rumeze nk'amaguru katakasa ukuntu baba nyine ngo ko ari yo nkuba rugaragara nk'umuntu ruvuga kuko n'ikigano rwagiye n'igikeri ariko mu mugani wahimbwe n'umuntu wa gikeri na nkuba arawugaragaza. Ariko ubusanzwe rero utwo wese abimenye inkuba n'amashanyarazi ni imyuka ihura, umwuka ufite charge negative undi ufite charge positive bigakoranaho hakaba biraguturika kukaba kuriye. Nta kindi nta yindi nkuba keretse umurabyo niwo umurabyo ntabwo nakwimeranya na siyansi oya kuko musoma muri Bibiliya Imana yashyize umurabyo oya nari umukororombya nabyo nari mbibeshye nari nibeshye mu mbabare n'umukororombya. Umurabyo wo nawo ni flame ziboneka muri rya turika kuko urya umurabyo uza mbere yuko bituruka bisa n'ibikurikirana ariko uba waje mbere burya uza mbere hari igihe ujya mu bikubitera imwe ariko umurabyo wagaragaye ni flame nyine ni nk'ibishashi ni flame n'etansere n'iki sinzi biboneka mbere bivuye kuri iryo turika ariko burya n'ubwumva mbere ariko uturutse kuri iryo guturika burya. Ariko mu by'ukuri inkuba abavandimwe ntabwo ari yo kubyinirwa, ntabwo yo gukumirwa amashyi, ntabwo yo gushimisha ngo yishime itagaruka oya yo n'imitekerereze. Ijambo kugangahura navutse mbyumva nanjye nzongera ndibaza abakuru kuko kugangahura ni inka bakaza akavuga utagateraho umutatu ndi kuyigangahura nyine ati kugira ngo barye izitabica ariko mu bya kera biretse kugangahura bitabaye abantu bakayirya ntacyo baba nta n'ingaruka zindi. Ni ibintu twasanze aho nyine byose ni ibintu nyine utabonera foromule no kubyita ariko ni ibintu byagiye bihimbwa bakabishyira aho ngaho ngo kugangahura nyine ngo inkuba yakubise ngira ngo n'uwokotse imbere nawe manza wamugangahura ahari amugangahura manza niba mugangahura. Iyo tugarutse mu buvuzi bwa kinyarwanda usanga hari abantu bakoresha ubwenge karemano kavuye kuri ubwenge karemano usibye no kugangahura n'ibyo by'inkuba ugasanga baragufata wavunitse igufwa ryacitse bakunga igicucu cyawe ugahaguruka ukagenda ariko nyuma cyakubayeho bagakoresha amagambo bagatongera ibintu runaka umuntu yari arwaye agakira. Tubihuze n'ubuvuzi bw'iki gihe bitandukanira ubuvuzi bwa kizungu se bwa kinyarwanda bwa kizungu bwa kinyarwanda ntabwo ushobora guhura nta nubwo bisa kandi ubwo uritsinze uvuze ko abantu bashobora gukoresha amagambo cyangwa kunga igishushu cy'umuntu. Ese mu kizungu biziyo mu kizungu muri siyansi dogiteri wize icara imbere ye akurebe agukozeho intoki afate kamwe bashyira mu matwi agukozeho akubwire ngo humeka cyane ngo itse umwuka icara aho ngaho agushyira akantu mu kwaha amenye ubushyuhe. Ibyo ntabwo ubuvuzi bwa kinyarwanda n'ubwa kizungu ntibushobora guhura mu mikoreshereze ndetse ikibutandukanye 100%. Ubwa kizungu ntiwabukora utarize uranyumva neza ariko ubwa kinyarwanda wabukora utarize. Iso ntabwo yakwigisha kubaga, iso aba ari dogiteri abaga kwa muganga ntabwo yakwigisha kubagura umwana we cyangwa ubikomore kuri so ajya kugira ngo umwana wanjye ngo babaga gutya yakoreza kwiga muri kaminuza muri Amerika mu Burusiya mu Rwanda i Butare muri UR ukajya kwiga iso ariko bwa kinyarwanda arakugira avuga ngo umwana wanjye iki cyatsi cyitwa igishakashiki iki cyitwa umutari shonga
icyitwa kimari Yes. kandi kivura ibi n'ibi, Iryo wabikoresha ugakira. ariko buretse wabanje kubona itandukano ko bidahuye. Hanyuma aho rero ugarutse kuri cya kintu twavuze ngo umuntu yifitemo ubushobozi ahubwo atamenya. Niba ijambo gusa buriya n'uburozi ni ijambo, wari ubizi nabyo? Uburozi ni ijambo buriya, ntabwo uburozi ari ibintu wariye, ibirozi nibyo bavuze. Ni impamvu basangira ari benshi bakarwara umwe. Urabizi. Uburozi ni ijambo kandi no kuvura ni ijambo. Buretse kujya muri ibyo cyane, jya no mu mwuka mu rusengero iwacu. Ngwino iwacu mu rusengero dukoresha iki? Tuvuga iki mu rusengero? Nsubiza si amagambo. Hari ikintu wabonye mu rusengero dukoramo iki? Turirimba ni amagambo, twigisha ni amagambo, tuvuga ni amagambo, dusengera umurwayi ni amagambo, tuvuga ngo muhaguruke dusabe umugisha ni amagambo, tuvuga ngo reka ngusengere Imana gukorera nibi ni amagambo. Hari ikindi bigaragara ko mu muntu harimo imbaraga na ijambo wadushoboye yadufite n'ubyacu ngo tujyane. Umuntu ni mugari, umuntu ni munini. Niba si nyine ukunga igicucu sindabibona ariko ndabyumva, ariko umuvuzi w'Abanyarwanda kuva na kera ngo bunga igicucu cy'umuntu cyangwa sindabibona, ariko icyama kaza wazavunitse bakakunga ndebe. Ahagaze baramvuritse bavuga igitangiye kuri we gereza kwa muganga baramvura bicamo. Je naravunitse njye kwa muganga. Je naravunitse nayo naravunitse. Muri munini nuvunika. Je naravunitse baranyunga. Bunga igicucu. Beze ntabwo bunzi igicucu. Ariko bunga bitandukanye. Ariko hari abafata arareba gucya cya gicucu, hari abafata imitwe akaunga kaya gicucu, hari abahatema bakashira n'imiti. Wowe oya witanga ingero wumve gute wowe uvuze ko wavunitse bakakunga bagukoreye iki? Sangiza bari kutwumva. Je ni imiti babanganije bakanze n'imiti birakira y'ibyatsi sanzwe n'ibyatsi. Yes, akavuga gutyo nyine bikumvikana. Ariko nicyo nshaka kuvuga ni bwa bushobozi Abanyarwanda bibitsemo cyangwa se ikiremwa muntu kibitsemo, akaba yavuga amagambo arimo arakuvura, akaba yakumva igicucu, akaba yakoresha imiti. Ndibuka ko kera iyo twarwaraga baduhaga ibiti bya Kinyarwanda tugakira. Nyine ibiti bya Kinyarwanda n'ijambo ni ibintu bibiri. Icyo turi kubona n'imbaraga ubwo turi ku ijambo. Ijambo ni mpamvu nakubwira ngo ujye witondera kubwira umwana wawe ibigambo bibi. Kodora ko kimeze ngo urugo ruzamara iki, ngo ruzagera kuri iki, biva kuri ibintu ari bibi. Buriya n'umuntu wese wakuvuma umuhemukiye akakuvuma by'ukuri, uranyumvise? Umuntu wese wahemukira ukamubaza akakuvuma, uramuvuma wagufata. Umuhemukiye Nimugiye kuvuma akaba uwo ari we wese akavuga ngo ndakuvumye. Hari umuntu bambwiye bombi bigaraga mu ishuri rya Bibiliya hano hafi, bombi urabazi ariko simbavuga kuri kamera. Noneho umwe ayihenura ku muntu w'umuyobozi amuvuga amagambo mabi. Bari kwiga bose ari abayobozi, barimo abapastori, abagiye kubiga mu ishuri rya Bibiliya. Ibintu uwo biganaga bimbwiye rwose arihenura ku muntu kandi umuntu uramuzi. Undi muhungu biramuryaho mu rubonobono, n'ibyo bintu ubwira umuntu w'umuyobozi wasizwe n'Imana ati pfati ndakuvumye tuzapfire mu ruza rero, bimubabaje. Wabwira umuyobozi gutyo umwihenura Imana aramuse ati tuzapfumure mu ruza rero ndakuvumye ibi. Undi ngo bigiye bageze hanze mbabara rwose nawe wakabije kumvumera ati wasuzuguye umuyobozi umubwira naho agahinda karambabaza nakuvumye n'umukozi Imana. Uzi ikintu cyabaye? Uwo mutipe mujyanayo byanga kujyaho ngo ni mu giturage, gatangira kuzerera avaho n'uyu munsi razerera. Barabyonga ngo ntago najya ngira hirya, abandi bati ni kana kamuvumye. Ijambo njye narwaye insekera ndi umwana afite imyaka nka 17 ndika akantu k'isekera urakazi karakabyimisha hejuru anga kuri iki gihende cyo hejuru. Bandagira umugabo w'iwacu witaga Buturutse ngo arazivura, njyayo musangayo afata kondo hasi ndeba avuga amagambo. Ijambo rya mbivuze ngo uko ntaryamira n'ijambo nibuka yavuze undi sinkiyibuka, navuze ngo ari kwisekera ngo muri cyangwa wataryamira cyangwa utaryamira we wayambye ngo uko ntarya ubwe yivuga asiga kondo gutya insekera yagiye ubwo kandi insekera ugiye kwa muganga kabyinge bakakamera byakugeza kure n'ukabaga. Umuntu harimo ubushobozi bukomeye, ahubwo nibaza impamvu tugira ibindi bintu dutinya kandi by'ibifuti, tugatinya iyo kuba ngo iragaruka itumare kandi turayiruta turayisumba twanayitegeka bigakunda, tugatinya ngo ibishanga byaraye bivuga ngo abantu bakagira ubwoba ngo igihunyira cyavugiye hejuru y'inzu cyangwa umusambi wagwa ku nzu bakimuka. Umusambi wazaga ukagwa ku nzu hejuru kugasongera
barayitwikaga bakimuka bakajya ahandi, kandi umusambi waba uguyeho hari inyoni yigendera kikagwaho gusa nta gahunda yabaga ibuzanye cyangwa igihunyira ngo cyavuze ngo cyavuze kiriya kivuga kivuga uretse kumuza gusinzira ikinyurwa, ariko twikanga ibintu ariko bidahari. Ndagira ngo badukurikiye nimushobora kunterefona mukamvugisha cyangwa mukandika, ariko tureke ahubwo tugaruke ko hari igihe bivugwa wa kuri aho gasozi agapfumu. None se iyo kitavuze ntawe upfa? Abapfa bose bapfa cyavuze. Ibyo bintu binsubize, ese iyo kitavuze kidaheruka kuvuga nta muntu upfa? Ese abantu bapfa kuri ako gasozi bapfa ari uko cyavuze? Ese amakaritsiye kitamo kitanagiramo ntabwo bapfa? Ese kwa muganga mu bitaro ntabwo bahapfira? Ese abasirikare ko batajya bagira ibyo bintu nta basirikare bapfa se cyavuze? Ese ikindi dore ntirenganya biri tubwira iki? Adamu ariwe mukurambira w'abantu bose, ngo Imana yamuhumukeyemo abo bugingo buzima, icyari umurambo kirafunga isonga kiranyeganyega. Iyo Mana yashyizemo uwo mwuka mu muntu ni nayo iwukuramo yonyine, igihunyira nticyabishobora, injangwe na Satani babeshya, Satani ntiyica. Ariko batanze ibimenyetso by'ibyo bihuma, ngo cyaba ari igikozi cy'Imana noneho. Ubwo rero ibyo uvuze bibaye ukuri, cyaba ari igihunyira, injangwe zagongeye, ngo byaba ari ibikozi by'Imana. Imana igiye kubibwira iti mugende muteguze hari ako ngiye kwicaho umuntu se? No, Imana ikora nk'Imana. Imana ituma abamarayika, igatuma abantu. Imana ntituma igihunyira, ntituma ipusi n'ibisa nabyo. Bira ni ibikoko bivuga, bigeze biravuga ku manywa, biravuga nuko tutabyumva, birahora bivuga. Se no kuvuga no guhumana, ubundi havuga umuntu wenyine. Sinzi ibya injangwe, sinzi ibyuko, ariko injangwe irahirita ikanyahuza, igihunyira no guhunyiza nyine, ubu guhuma n'ibindi, no guhuma no guhuhuma ntaho bihuriye no gupfa k'umuntu. Umwuka w'umuntu ukurwamo n'Imana y'umuhaye. Mbahaye ihumure rero, mwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose, mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ntimwishushanye n'abiki gihe, ntimumere nk'abiki gihe, ntimutinya imbaraga ziri aho gusa ziri mu kirere. Ntihazajye umukristo ujya kubyina inkuba yakubise, bari kugira ngo inkuba yishime. Uzajya ubyina ushimisha Imana, yirishima cyangwa ikababara, ariko ntuzashimisha inkuba ntayibaho. Amashanyarazi ntareba, amashanyarazi ntabona, amashanyarazi ntababara, amashanyarazi ntiyishima. N'umuriro n'electricité ndetse n'imihote volte, ni ibintu biri hejuru cyane byinshi utashobora no kubara bitewe n'imbaraga biba bifite. Rero umuvandimwe mu Kristo, ntuzashimisha inkuba, ntuzayibyinire, ntuzayiririmbire, ntabwo yishima, ntabwo ibabara. Ibihugu by'abazungu bavuga ngo ni imiriro ihuye ugakubitana, bivuga ku by'abanyarwanda bavuga ngo ni umwami w'ikirere. Wowe ku giti cyawe wemera ko ari iki? Ku giti cyawe ariko umwami w'ikirere byumvise ubu, ariko ibyo byize mu ikayi, ntabwo nayisanze bakubwira ko ari imyuka ihura igakubitana. Mikorofone uri gukoresha nuko wabyize mu ikayi. Iyi kamera wesaye wabyize mu ikayi, muganga uvura kwa muganga yabyize mu ikayi. Uragira ngo nemere ko inkuba nayikomera amashyi kugira ngo yishime ndere? Aho muza kwazo kw'amatsiko. Wiga mu ishuri ni section wiga. Niyo ni section wiga. Section yigwa nabize segonderi kandi ntayo nize. Amashuri nize byose mubyigira hamwe. Abantu bize amasection bakurikiye niyo batunze. Umuntu atungwa n'ubuzima yabonye, nanjye nawe turiho kandi ntago twize ibidutunze. Hanyuma hari n'ushobora kwiga kuvura ariko ntaje kuvura, akakora ibindi ashaka. Arashaka kwiga imibare akora ya metirije ariko ntagiye gukora muri banki, ugasanga ahubwo wenda hari umucuruzi, hari abafite amakaminuza ariko bari abacuruzi, hari n'unzi w'abamotari. Ibyo wize bishaka gutunga cyangwa ugatungwa n'ibindi. Umva neza, urashobora kuba yarize amasiyansi ya naye ngo akayifite busheri cyangwa yoroye inkoko, afite inkoko 3,000, yoroye inkaragi, yoroye inka, afite inka atunzwe n'inka n'amafamu ye. Birashoboka. Urashaka kwiga rwose biriya twavuze bya geography, abizi azi n'ibiri mu nda y'isi, yarize bya proton na neutron byose abizi, azi mu majyaruguru n'ibiriyo na ema y'umuntu byose abizi, byose ariko ugasanga acuruza amata, afite alimentation hano. Rero ntabwo nize segonderi, kandi section ifatwa n'abiga amasegonderi na kaminuza. Amashuri nize twigaga imibare, igifaransa, byo tubyigira hamwe, n'ikinyarwanda, byose biri hamwe, tuka byose ufite amakaye yabyo.
ngaho mbaza kandi kabazo niba ugafite niba ntako dusenga Imana. Nzakubaza ubutaha ibibazo ni byinshi kamwe. Igiye kumbaza rwose byumva, ariko icyo nagendereye ni ukubwira abantu mwibyinira inkuba ntayibaho, mwiyikome amashyi ntabwo ibareba, ntabwo ibumva, nikubita ahantu ubuzima bujye bukomeza. Iyo nka yakubise muzabimenye irye ntawe uyigangahuye, hanyuma ndebe icyombo muzayime nyirige mu minyamanzira irye ntawe uyigangahuye, aho izakwita muzazime. Itungo rigapfa kirazira kuri kintu cyipfishije. Ni urugero natanga ibyo si yaryipfishije, yaryishwe n'inkuba. Uze byipfishije. Nese inko yayikereye amaraso yayikubise irapfa. None se umuntu wishwe n'inkuba bayipfishije, umuntu wishwe n'inkuba bayipfishije aba yiyahuye se. Ni urugero ndashaka kubabwira ngo bwo kureka ubwoba, iyo nyama niba muyiriye muyirye, wowe ubwangahora ntiwamubuza niba hari, ariko icyo ntemera kuyikomera amashyi ngo yishime ngo itaza kwica abandi, ngo nitubabara ngo niturira bwira umuntu yapfuye ngo tubyine tubyinira inkuba, si ubwo hagati aho n'ibiki n'ibiki turakubyinira inkuba turishima ku wapfuye, si ubwo n'iki turi aya umuntu Imana muri ku buryo butangaje twifitemo imbaraga n'ububasha n'ubushobozi. Bihuze n'icyo bita imirinda nkuba, barafata imirinda nkuba bagashyira ku mazu. Uvuze akantu keza cyane. Wabonye cya gicumbitse he? Si mu mashanyarazi n'ubundi kagasinga kandi mu butaka se kwa gaturutse, gaturuka mu uza muri cash power, ni gaturuka ahantu ariko hafi mu butaka. Burya rero hasi mu butaka bashiramo icyuko nimba wabikora, nge nivyo kuri kara gasinga bashiramo amakara, bagashiramo nimba sinzi nini bavangamo, bakamanuramo akuma, urumva, bakazirikaho urusinga. Kuko rusinga ari rumwe kandi ubutaka bugira faze cyangwa netre sinzi cyo bugira, biba ari kugira ngo bihuze, ahubwo ibaze nawe we ntaga imiterekero kandi ahubwo dore aho ugereye heza aho unyine n'amashanyarazi jiste barindisha ndi mashanyarazi ngo yani naturika atanesha ayo ngayo yacu yo mu nzu. Nta mashanyarazi barindisha ndi mashanyarazi nyine, iyo abinkubi baba rero bari gushyira ibintu byanayifata. Emile udukurikira 5/5 kandi nawe hajya ategiza nkuba. Emile no wahe azadufashe gusobanura ibintu. Ubona ko akoresha amashanyarazi n'ubundi kubera iki? Kuko ari gufata andi mashanyarazi, ari kurinda andi mashanyarazi, abata amashanyarazi nagera aha azasanga yanjye yihagije atagira ibyo yangiza. Iyo beza kuba inkuba ahubwo ari ikintu gifatika, umurinda nkuba bari kuba ari ikintu cyayifata, hakantu bagiye bazifata bakazigati nayifashe burira nko wanjye wayicaki. Ibizi ko ari ikintu cy'ikinyabuzima nkuko abo baturage babyigira ko bakibyinira. Umurinda nkuba wari kubukoze mu buryo cyajya kiza cyageraho ugahita ugifata, tugasanga umurinda nkuba wagifashe. Urabyumva neza? Katugana ku musozo. Iby'abazungu n'iby'abazungu twiga, umusozo n'abanyarwanda bafite ibyabo, ariko reka twemere ko iby'abazungu bisanisha iby'abanyarwanda. Ni rya jambo nabasomeye, ntimwishushanye n'abiki gihe bakristo bavandimwe, ntimwishushanye nk'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose. Guhinduka, muhinduke ibitekerezo, mitekereze, muhinduke mu myumvire, muhinduke aho umenye Imana ngo kugira ngo tumenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Imana ibaho umugisha, mwakoze kudukurikira, nakagaruka mwikiye gukora subscribe, share, comment mu rwego rwo guteza imbere no gutera inkunga ku natwe macana yacu atera imbere kuri Shalom TV 95 kuri Zirazira TV hose muhage, kandi subscribe ikorwa rimwe, uwayikoze iyo wonge ahubwo ubuvanye iyo wakoze, ikorwa rimwe gusa ugafite ibiganiro ukabyohereza, ari byo bita share, no kwisharinga nyine ukabibaha, hanyuma n'ahantu uragakumwe ugakoraho kukareba hejuru, ntukore kukareba hasi, oya ukore kukareba hejuru, uvuze ko wabishimye. Ikindi twandikire utugire karaka ni nako nirimwe gusiyo mujye bwa kabiri bukuye aho kwashyizeho, mutwandike muri comment, mutugire inama, mutubwire inkuba ni iki, wowe utese ko inkuba ari iki, mudufashe mutubwire rwose inkuba ni iki. Ese koko niyo kubyinirwa, niyo guko ese ko batabyiniye yagaho, ni imyuka ihura, ariko abanyarwanda bazi ko ari umwami w'ikirere. Ubwo abahanga bandike muri comment basobanurire abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Ese mu mahanga inkuba zibayo? Zibayo. Inkuba ziba iriya myuka iba ku isi hose, nta ariko uracyavuga inkuba nk'izitembera cyangwa nk'izitura. Ni iyo myuka uvuga ngo iyo myuka wavuze ku isi hose irahaba. Igisubizo ni yego, ku isi ibihugu bike nashoboye kujyamo zakubitaga ndiyo. Kandi ujye ubyumva muri Amerika ngo yakubise ngo ibi n'ibi, ngo yakubise ibi n'ibi. Muri Amerika n'ubwenge bazi muhanda ntabwo bagira ngo gutuma idakubita bo. Uko iyo myuka ntibayigenga, bayiyobora bya bindi bavuga ngo bajya mu kwezi no mu yandi masi.
ntabwo imyuka bayibuzwa, ntibayifata, ntibayibuza guhura. Niryo ryabanga ry'Imana rivuga ngo ko ari izimagaze y'urubura, izi n'ububiko bw'imvura. Ntabwo imyuka bayitangira ngo bikunde. Murakoze, kadusenga Imana mbasabire umugisha, mwakoze kudukurikira. Mana Data twese turi mu ijuru, urakoze kubanya natwe iteka ryose, natwe dushoboze tutekereze ibizima kandi byaguhesha icyubahiro, uduhe guhinduka rwose tugize imitima mishya, kugira ngo tumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Ndasenze senge mwese dukurikira Data, umufashe muri byose, kandi sinakwibagirwa gusengera udukurikira afite ikibazo icyo ari cyo cyose, kuko Imana isubiza. Witamure mu gicuku cya nyuma, mu izina rya Yesu Kristo, ukuri inziga ku magare bimukurikiye, umutabaro uzindutse, mukuri igitangaza cyumutse, mu izina rya Yesu. Nubibaze niba ari we cyangwa atari we cyangwa asa nawe azahamye ko ari we. Murengera imyaka amaze ku musozi ni myinshi, igihe uzengurukiye umusozi ahasigaye nacyamike, ruhura abantu bambare bona ibyo kurya naho kuba, mu izina rya Yesu. Ubishimisha ibyishimo bingana n'iminsi wababarijemo, kuko Imana isubiza. Urakoze kubikoze. Umugisha dukurikira bose bakanadukunda, kandi iki kiganiro bacyumva bagira icyo bigamo ku mwuka wawe. Urakoze, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Murakoze cyane. Ushatse kutwandikira cyangwa se kuduha kuri telefoni no kuri WhatsApp, telefoni ziri kuri screen za telefoni zanyu, wakwandikira, waduhamagara, byose birakunda. Imana y'umugisha nakagaruka.